ngwino. Konde uri kumeza neza ugiye ariko no ngoma mubwira no aho ngiye noneho aho ngiye kujya njya hose ngiye mubwira ngo ngiye ha koko none se gutambwira nkungu nawe mfite gahunda nanjye ngiye kugenda urabona ko hano hasigara ndi kandi uzi ko dufite umwana none se umwana mubyeyi ngiye nyine wowe si uwawe umurere ahubwo nakanguka umwambike papegisi umuhagire umusige mbese bikime cyose kandi umugaburira haga ibyo kumbwira ngo umwana si uwanjye ngiye nyine ni uwawe nutamara ibyo ntabwo bindeba reka ibyo mwamwigize ahangaha ewe ariko se wagira ngo koko dusiganga nta muntu uhari ngiye gushaka ibyo bitunga urugo none nawe waguze muri igendeye nose uriya mwana uzi ko ari bubeho gute kandi uzi ko ari wowe ugomba kumwonsa niyo kuzi ko nta bere bifite kuko wabyihoreye kugenda ukamusigarana none se wari wigeze umbwira yuko hari gahunda ufite ahantu ugiye kujya byo kumbwira ngo ugiye guhara wigeze ubimbwira ariko njyewe nta mpamvu yo kukubwira aho nari ngiye kuko nawe urabizi ibitunga urugo urabizi ko ari umugabo ugomba kubishaka iyo ntabwo nagomba kubikubwira ndategetse rero nka nyiri urugo ahangaha ntaho uri buke rwose ntabwo wari wigeze ubimbwira ibyo kuvuga ngo ugiye gushaka ibyo gutunga ngo urugo byo kugira gute ntabwo ibyo ngibyo ntabwo bishoboka ahubwo kangira ko bavuga ujya heza urajya he kumvuze ko ntaho uri buke icya mbere cyo ntugeze umbwira ngo hari ahantu ugiye kujya gahunda ihari ugomba gusigarana umwana ukamutunganyiriza buri kimwe cyose iyo uza kumbwira mbere yuko hari ahantu ugiye kujya none gusiga gahunda yanjye kuko utigeze ubimbwira ugomba kugenda kandi nubwo ugomba kunyobora byo kumbwira ngo ugomba kuguma ahangaha ngo igihe ibyo ntibishoboka ego mubwire rero ntabwo ari wowe wanshatse nijya wagushatse sibyo kandi ninjye umutima w'urugo ahangaha ndavuze ngo ntaho uri bujye niko ntegetse wanze rero uriya mwana ariko kumbwira ngo ndeke kugenda hari icyawe njyanye umwana wawe ntari hariya mu cyumba ntaryamye ntasinziriye icyawe mfite ukimbure ko ikijyana ngiye ngomba kugenda ndavuze ngo ntaho uri bujye niko ntegetse hano muri uru rugo ndi umugabo ntabwo ndi umugore niko mvuze kandi ngaho mfata amaguru mbuze kugenda ntasone ibintu uba wegeze ahangaha mfataze ibyo mwaba mwatubonye ngo umugore nta jambo agomba kugenda ntagomba kuvuga nta soni none usanga umwana yahise ndakwereka urambona ariko mana yanjye kuko ushaka w'iki gihe we koko ni uko bigenda ariko byose bizashoboka niba ari iby'ubu ngubu abagore basigaye bigira gutya ushaka kwita abagabo bizasobanuka byose ngaho se fata amaguru umbuze kugenda n'amaboko byose bifata akabya nkaho wegeze ahangaha none usanga umwana yahise uko nkugira ariko mana yanjye kuko we mbega urushako rubi ariko ibi byose bizagira iherezo nzi ko azahinduka uriya mugore nubwo ashaka kumwita umusego mu mutwe bizahinduka mbonye uri byiza ukuntu siko bakugonga bari kugenda ureba kugira batakugonga aya nanjye kuri telefone umuntu warunyandikiye nari ndi gusubiza ariko nta birenga ndimo ndi kureba
Makuru se wari ugiye umukobwa mwiza ko mbona umeze neza. Wari ugiye hera? Nari ngiye hari ibintu nari ngiye kurebayo. Hanyuma nkahita ngaruka ntabwo nari gutinda. Umeze neza ariko. Ushobora kuba wari ugiye ahantu hakomeye cyane. Ni cyane se? Umeze neza byataye. Urakoze. Ese shaka wamaye akanimero kawe ko mbona hari ukuntu umeze twajya tuvugana buriya. Urayishakira iki? Nyine ni ibintu bisanzwe twajya twiganira bisanzwe. Hari ikibazo? Urahura n'umuntu bwa mbere ugahita umubwira ngo urashaka ngo mpa nomero ngo uri mwiza ngo iki. Ariko ni ibintu bikomeye, ni ibintu bidakomeye. Sorry, ni ibintu bidakomeye. Uhura n'umuntu kaganira bisanzwe nyine nk'uko tuganiriye ubundi tugahita nyine tukajya tuvugana bisanzwe. Siko duhuriye hano wari ugiye gutya nanjye ngiye gutya. Ntabwo ari ibintu bikomeye. Base waretse nkazayigura utamu ko duhuye cyane amategeko y'uruhure. Oya. Ntubigire ibintu bikomeye, ntubigire intambara nyine, kumva hari ikibazo biteye. Umaye akanimero kawe hari ikibazo? Okay. Sinzi iki yishakira, sinzi nta nubwo nzi impamvu duhuye wenda wasanga harimo mvuze. Nyine impamvu duhuye ni Imana ibikoze ushaka wamara n'akanimero kawe ntari. Okay, nta kibazo. Ubwo nandika ndabona iyawe. Ndandikaho nde? Wandikaho Peter nta kibazo. Nanjye ni Nyamatari. Man, ndabona bikubereye ariko. Umugabo yasinziriye kandi namubwiye ngo ntajyame ntaraza. Mbere yaranyumviraga ariko ubusinzi binasigaye yarigize ahangaha akaza kumbona. Ubusare mu biki. Wankingura mushenzi we. Banavuze ngo ntakajyame ntaraza ariko ntaba yumva. Ko arambona. Cyaranyumviraga ariko ubu ngo asigaye nsuzugura. Binaba yarigeze ahangaha ni iki? Kingura. Ariko mana njye koko. Waheze ko Amasaha maze hanze sikunangana. Amasaha ndi hanze uryamye mu biki. wajya utakureza. Kumvika ahangaha ni iwanjye ntabwo kunyobora. Aha ni iwanjye n'injye mugabo. Ntabwo ari we mugabo. Kumvikana. Utangiye kunsusugura. Nkwereke. Wangira ute cyane ko utangiye kunsusugura. Byaraye ahubwo mbwira umwana yabiwe. Wamukarabije. Ubu inzira yamuhesha. Ndamusanze abo ngabo yafayo hano. Uvuye he? Uvuye he? Ariko mana yanjye wa mugore nzagukaranga wumve. Wumve neza. Ko badakingura cyangwa nanone barimo kurwana. Ikibazo rwose bafite rwose. Ariko mani njye narabibonye n'ukuri Kalisa yaragowe nimba nuriya mugore banza namukubita urabona atamurusha umusore umva gufasha ukongera ukomanga uriya mugore nabonye atoroshye. Umugore ibyo ndimo kugenda mwumva ntabwo yoroshye. reka nese kubira cyangwa bari kurwana nose ko narusa ko twumva
Ako ibyo mugo ntabwo ubizi. Uya ongera ukomange twumve. Ko badakingura se. Simbona bavuye guhasa. He. Rero na se biteretse ari. Ako se sibyo wamunganye buriya si umuntu uvuye guhaha. Mwese bari he? Ko batanafungura. Niba batari kurwana shasize. N'umuryango rwose. Ibyo tumva ntabwo ari shyashya. Cyangwa ni umugabo uvuye guhaha agasohoka ukaba wasanga nta n'uhari. Ibyo byanashoboka. Byanashoboka ariko oya. Umugabo bari mu nubizi ko yoroshye. Byose abyikorera. Niwe nyine uvuye kubihaha. None se akaba abisize yagiye he? Mwiriwe. Ntabwo se kandi amasaha hano kugira ngo ute amasaha. Twari tuje kubasura. Aya masaha mwaduhamagaye se? Kuki bose urabona mutabateguje? Oya ntitwabahamagaye ariko turi inshuti z'umugabo wawe. Ngaho ni mu ndebe. Reba ahantu mwahanduje kuki mutakuyemo inkweto se basi ngo mwinjire mwakuyemo inkweto. Ako mutore ntabwo twari twabimenye nyine. Ngiye baranyobeye. Ribaze makaro yanjye kuntu yarameze ariko mwayanduje. Utubabarire rwose aho twe cyane twebwe twumvishe ibintu bibavugaho. Hajya ngo mwari muje gukora iki? Nyine twari tuje kubasura nk'inshuti z'umuryango. Umva mutumuke muva aha ngaha samwe mutungura abantu mugende nta bashyitsi dukeneye. None se basi umugabo wawe arimo? Nta bashyitsi dukeneye ntabwo wumva.